amajwi ateye ubwoba kandi amajwi nanone y'amayobera yuzuye amayobera akomeje kumvikana munsi y'umugezi wa Efurati. Ayo ni amajwi ateye ubwoba akomeje kumvikana ndaje nyabumvisha. Ni ukuvuga ngo uru ruzi rwa Efurati ubushize narubabwiyeho ndi kubabwira ukuntu bahanuye n'iby'intambara ya Isiraheli n'ibiki byose nabibabwiyeho. Uyu mugezi wa Efurati nababwiye ngo ni umugezi uvugwa muri Bibiliya inshuro nyinshi cyane. Ubwo uyu mugezi nanone nababwiraga ngo umaze igihe kinini uri gukama, kandi ibyo bintu byo kuvuga ngo uruzi rwa Efurati ruzakama byanditse muri Bibiliya, ndetse ngo uwo mugezi nk'uko byanditse muri Bibiliya ngo uwo mugezi nukama uzaba umeze nk'uri guha inzira zizaba ziri guturuka mu burasirazuba, aho bagereranya n'aho hari Ubushinwa uyu munsi wa none. Byose ndaje tubyinjiremo. Ndetse bavuga ati gukama k'uwo mugezi ni uguha inzira abasirikare benshi bazaba baje kwica abantu ku isi benshi cyane. Nanone bakavuga ko urwo ruzi gukama bizatuma abamarayika bazamuka, ndetse bifite aho bihuriye n'urwabya ruzaba rwasutswe rw'umujinya w'Imana ruzaba rwasutswe muri uwo mugezi wa Efurati. Uyu mugezi wa Efurati rero nk'uko nabwiye ngo umaze iminsi uri gukama. Uyu mugezi umaze gukama batangiye kugenda babona ibintu bimeze nk'amakave, nk'indake zigiye zirimo indani muri aho ngaho kwa kundi umugezi ukama nyine warakamye byo pe. Uwo mugezi umaze gukama batangira kugenda babonamo indake, utuntu tumeze nk'utuntu twagira ngo ni nk'utudirishya ariko ducukuye mu bibuye birimo hasi. Batangira kumvamo amajwi azamuka ameze nk'ari kuboroga, amajwi adasanzwe, amajwi ateye ubwoba. Reka ayo majwi namwe nyabumvisha. Abanyamakuru bagiye bari kodinga ayo majwi ari guturuka munsi y'umugezi wa Efurati. Uko uruzi rwa Efurati rugenda rukama bifite aho uruzi rwa Efurati gukama, ndaje mbabwire uko mu byahishuwe byanditsemo icyatumye uruzi rwa Efurati rukama. Byose turagenda tubihuza na Bibiliya. Gukama k'uru ruzi nta kindi cyabiteye, ni ibyanditse muri Bibiliya, ndaje byose mbagire ku mirongo. Ariko urwo ruzi ubwo rwamaraga gukama cyase ruri kugenda rukamakama cyane rugakabya, amajwi akomeje kugenda azamuka ateye ubwoba. Turaza nabyo kugira ngo tubihuriza. Reka nze mbumvisha ayo majwi. Tega amatwi wumva ayo majwi. Aho uruzi rwa Efurati rwagiye rukama hasi hameze nk'aho harimo indake, hameze nk'aho harimo utuntu tw'ubuvumo n'utundi tuntu wagira ngo ni utwenge, hari guturukamo amajwi avuga gutya bayarikodinze. Nawe uyumve neza amajwi ateye ubwoba. Umva amajwi. Umva amajwi ari guturukamo hasi hameze nko mu kuzimu, utamenya ibyo ari byo. Ndaje mbabwira ibyo ari byo. Amajwi murayumva? Dore ahantu ari guturuka ni mo hasi. Umva amajwi.